Abantu benshi bavuga ko nta munyabwenge wakemera ko Imana ibaho. Ibyo si ukuri. Hari abanyabwenge benshi bemera ko Imana ibaho, urugero nk'abaganga, abavoka, abarimu n'abandi. Iyo mbonye imodoka ndibaza nti yakozwe nande? Yakozwe n'umuntu w'umunyabwenge. Ibyuma byose biyigize biba bigomba gukora neza kugira ngo igende. Niba imodoka ifite uwayikoze, ubwo abantu, isi n'ikirere nabyo bifite uwabiremye. Tekereza ugenda ku nkengero y'amazi ukabona icupa ry'ikirahure ku mucanga. Uzi ko ikirahure gikorwa mu mucanga? Ese umuntu utekereza neza yavuga ko umucanga witeranyije ukavamo iryo cupa? Oya rwose. Abashakashatsi bahereye ku miterere y'udusimba, ifi n'inyamaswa bakora ibintu bitandukanye, cyangwa banonosora ibyo bari basanzwe bafite. Hari inyoni ifite umunwa ukoze ku buryo ituruka mu kirere ikibira mu mazi, ariko umuvuduko wayo ntugabanuke cyane. Abenjeniyeri biganye umunwa w'iyo nyoni bakora ikizuru cya gari ya moshi yihuta yo mu Buyapani. Umuvuduko wayo wiyongereyeho 10% kandi zigama 15% by'ingufu yakoreshaga. Hari indege zifite orudinateri zifasha kwitwara ubwazo, yakwirwa mu kiganza cy'umuntu. Ariko ibyo ntibitangaje. Hari ikinyugunyugu gifite ubwonko bungana n'agatwe k'urushinge. Ariko kijya kiguruka kikava muri Canada kikagera muri Mexique, kigakora urugendo rw'ibirometero 3000. Ibyo biratangaje rwose. Abantu bashimirwa ibyo bakoze bigana imiterere y'ibyaremwe. None se ninde wabanje kubirema ngo nawe tumushimire? iyo urebye ibintu bidukikije, zaba inyoni, ibinyugunyugu n'amafi, byose bigaragaza ko hariho umurimo. Niba ukeneye ibindi bisobanuro, dukurikiye ku rubuga rwacu rwa YouTube arirwo Shema Official.